dutangiye episode ya 9 ndetse muribuka yuko Ben ahangaha yari yabwiye Alice ngo agiye kuba yacenjinga cyangwa se yahindura imyambaro agira akazi abasha kuba yajya gukemura. Kumbe barakwereka ahangaha Fabrice niyo wari wamuhamagaye cyangwa se wari wasaye n'umutumizaho, atangira kuba yamubwira ati boss atari kurabizi ko urupfu rwa mama we rwabaye atari impanuka. Ben nawe mu kutajijinganya kwinshi cyangwa se adajijinganyije niko kuba yasubiza Fabrice ati aterega n'ubundi kuva mu ntangiriro nge nari mbizi ati kandi narabibabwiye mu ngira umusazi. Ubwo ngubwo Fabrice niko gutangira kuba yamubwira amakuru yose ajyanye n'urupfu rwa mama wiwe ndetse atangira kuba yamubwira nuko byose byabashije kuba byagenda. Arangije Ben niko kuba yamubaza ati hari igitekerezo cy'ufite cyangwa se cyuko waba wibaza ku muntu waba warishe mama wanjye. Ubwo Fabrice niko kuba yamubwira ati umuntu wishe mama wawe ni umuntu uhora hafi yacu cyangwa se ni umuntu wo mu muryango wawe ati kandi uwo muntu nta wundi ati ni umuvandimwe wawe mukuru. Disi barakwereka ahangaha umuvandimwe wa Ben Christian niyo warishe mama w'umusore. Namwe murajye mwumva inkuru. Iyi nkuru yari incamugongo ku musore ndetse yari inababaje cyane. Ben yatangiye kuba yabwira Fabrice ati kubera iki we yabikora ati ubundi yari agamije iki. Ndetse ahangaha Fabrice yakomeje abwira Ben ati mukuru wawe amaze kuba yakica mama wawe ati yashatse kuba yagaragaza ko yiyahuye, barangije nibwo bamara kumwica barangije bamuha uburozi. Ben niko gutangira kuba yamubaza ati se urakeka ibingibi byose barabikoreye iki? Fabrice niko kuba yamusubiza ati ndakeka ibi byose barabikoze kugira ngo babashe bakwambura imitungo ya mama wawe cyangwa se babashe kuba batwara imitungo yawe mama wawe yari kuzaguha. Ubwo Ben niko kuba yamubwira ati nanjye ndatse kuba nakoresha uko nshoboye ati ragu corporation cyangwa se uriya mushinga twari turi kuba twajyaho ati ntibabashe kuba bawujyamo ati nibwo ndabasha kuba ndaba nihoreye kuri mama wanjye. Reka nkwibutse kureba neza niba waradukoreye subscribe nuba utarayikora ube wayikora ndetse ujye no muri comment twiri kuri kumva iyi nkuru. Niba wayishimiye ko wadukandira kuri like ndetse uza no kuba wadushyirira udutima twinshi muri comment ndetse nuza kuba wayishimira cyane uza kuba wayohereza kuri bagenzi bawe ukoresheje share babashe kuba bakirebera inkuru nziza ndetse zibubaka ndetse zigira n'amasomo zibigisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Barakwereka muri ako kanya Fabrice amaze kuba yaganira na boss wiwe Ben ahangaha yisanze ahangaha ndetse mu gusohoka yahuye na cya kibyara cyiwe kimwe kivuka kuwa wa musore wavukana ari we Christian. Ubwo ngubwo ahangaha cyatangiye kuba cyakumva ibyo Ben Fabrice yari ari kuba yakibwira akibwira ati rero ati ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze ati bishobora kuzabasaba ibitambo binini cyane cyangwa se ibitambo bihebuje kugira ngo Gu Corporation ibe yabajya hamwe cyangwa se Dragon Race Group yakemera ko mubasha kuba mwahuza urugwiro ati kandi ibyo ndatekereza mutabasha kuba mwabyigezaho ku kanya. Ubwo cyatangiye kuba cyamubwira ati nyakubahwa Fabrice ndakwinginze tuma ibingibi biba ati tubwire si uwo yemere yakire nuza zacu twemerere kuba twahuza urugwiro nawe. Ubwo ngubwo Fabrice niko kuba yakomeza amubwira ati sinzi ko bizakunda kubera ko nuza Dragon Group cyangwa se Dragon Race Group ati rashaka abafatanyabikorwa waremereye ati kandi namwe ati rwose Gu Corporation ati namwe mufite ibikorwa bihambaye ati urumva mufite amahirwe yo kuba mwahatana mukaza kuba mwajya mu bufatanye na Dragon Race Group. Kumbe turabizi twebwe we na Ben Fabrice bari bamaze kuba babiganiraho ndetse Ben yamubwiye ati sinshaka ko bari abantu tuzagira ahantu twongera kuba twahurira ati bagomba kwishyura ibyo bakoreye mama wanjye. Murabizi ngiyo umuntu ari inshuti yawe mu nyuma ukaza gusanga ari umwanzi wawe yarakwihishemo nawe uba ugomba gukoresha uko ushoboye akabasha kuba yakishyura ibyo yagukoreye. Disanga iki cyatangiye kuba cyamushimira gitangira no kuba cyamubwira utugambo twiza ndetse kimubwira ati ubu ngubu ati mbaye mbashimiye kubw'ubwifatanye bwacu mufitanye natwe ati kandi ndacyategereje igisubizo kizava kuri ba mwebwe. Ubwo Ben niko kuba Fabrice niko kuba yamubwira ati wowe wumva utuje gusa ati Gu Corporation igomba kuba yahuzwa na Dragon Race Group. Iki ngiki nacyo cyasigaye cyishimye ndetse gitangira kuba cyanywa amahanga n'inzoga kiri kuba cyavuga ati nyuma na nyuma ati papa ngiye kuba namwemeza atagomba kuba yanyita umuhungu we kandi wa muhungu urenze abandi yigeze abyara. Ubwo ngubwo niko kuba cyatangira kuba cyarohaho inzoga ndetse murabizi
hari umugani baca bavuga ngo inove inoveritas, ati inzoga buriya mu nzoga ati habamo ukuri kwinshi cyane. Ubwo ngubwo mu kutangira kwa cyazimwe gitangiye kwa cyagasinda cyatangiye kwa cyavuga Tarise ati warame mu kibanga kuba washyingiranwa nanjye, ati ujya kuba waneza umusabirizi, ati ubu ngubu ni wowe utahiwe, ati ngiye kuba nakwishyura nakuryoza ibyo wankoreye. Kumba Arise yicaye ahangaha na Elisa umwana we ari kuba yamuganiriza, yari ategereje ati yicaye azi ngo Ben niwe utashye kumbe kureba neza cya kigoryi nicyo cyari kije. Ubwo Arise muri ako kanya yatangiye kuba yahaguruka ndetse cyaje kiba cyamutangira kuba cyamubwira ati ubu ngubu ngiye ndi mu bicu, ati ndi kugendera mu birere, ati njye narakubwiye nta hantu na hamwe tuzahurira, ati kandi nta nawe uzongera kumbona. Disi niko gutangira kuba cyatangira kuba cyamuseka kiramumeneka aho ngaho kiramubwira ati ubu ngubu wemerewe kuba watanga divorce kwa wa musabirizi wawe, ati ukaza nkaba nagutunga uri umugore wanjye, ariko njye nawe tutarashyingiranwe, kuko ubu ngubu njye na Dragon Rise dufitanye amasezerano umukobwa wanjye, ati njye nanakwibira akabanga ubu ndarenze ndi hejuru. Ubwo Arise niko gutangira kuba yakibwira ati weregura umusazi, ati reba ukuntu nta n'ubwenge ugira, ati gutumara kunywa inzoga, ati nujye kuba waryama ahubwo ukaza kuba waza kundeba ukaza kunjagaraza ahangaha. Ubwo niko gutangira kuba cyasaza umugore w'abandi ndetse gitangira kuba cyamubangamira. Ben wacu niko kuba yaturuka ku ruhande atangira kuba yagishota inguma aho ngaho, kirangije uko cyagasinze kikubita aho ngaho. Ben niko gukurura Arise amwiyegereza, arangije arongera ahagurutsa cya kigoryi arakomeza aragitikagura inguma aho ngaho. Arangije akomeza yiyegereza umugore we aramubwira ati Arise humura ndi hano, ati nta kintu uza kuba. Barakwereka Ben yatangiye kuba yabwira ikigoryi ahangaha ati gute utinyuka kuba wakinjira mu rugo rw'umugabo ugatangira kuba warasinga cyangwa se wabangamira abo usanze cyangwa se ukabangamira umugore we. Ubwo akana ariko kuba katangira kubwira mama wako ati mami, ati reba papa ni superhero. Ubwo ikigoryi nacyo cyagurutse ahangaha gitangira kuba cyakijujuta ati gute utinyuka kuba wankubita, ati uzi uwo ndi we, ati se papa uramuzi uwo ari we. Ubwo Ben niko kuba yatangira kuba yamubwira ati nawe uwo we ntabwo umuzi, ati ariko muri aka kanya turimo ati ugiye kuba wamenya uwo ndi we. Niko kuba yabwira Arise ati umwana ntabwo akwiye kuba yareba ibingibi bigiye kubera ahangaha, cyangwa se ntabwo akwiye kuba yakomeza kuba yamenya ibingibi bigiye ko akarengane kagiye kuba kabera ahangaha. Ubwo umugore nawe nk'umuntu uzi ubwenge Arise yihutiye kuba yakura akana aho ngaho, ndetse Ben ahangaha nawe atangira kuba yatimbura cya kisore ndetse cyari gifite imico mibi. Yatangiye kuba yakibwira ati kuva nagera ahangaha nagusanganya imico mibi, ati bigaragare kutigeze wiga ikinyabupfura. Ubwo ngubwo icyana cyatangiye kuba cyamubwira ati atari kuzi kuri kuba wakubita umwishywa wawe cyangwa se umwishywa wawe. Ubwo ngubwo umusore niko gutangira kuba yakibwira ati niba uri umwishywa wanjye rero, ati tangira unyite anko bikiri mu maguru masha, ati naza kuba nakomeza nk'ukubita, ati kugeza aho uri buze kuba wansabira imbabazi, ati kuko nta kinyabupfura habe na gitoya ugira. Ubwo ngubwo icyana cyatangiye kuba cyamubwira ati ibingibi ubashe kuba wankorera, ati ndaza kuba nabibwira papa. Ubwo ngubwo umusore niko kuba yakibwira ati twanze umushinga wa Go Corporation, ati hamwe na Dragon Rise Group, ati wangirijwe namwe babiri wowe na papa wawe, ati nta kigomba kuba cyajya mbere hagati yatwe namwe. Kumbe barakwereka ahangaha Arise ageze ahangaha ari kumwe n'akana ke ka Elisa, yatangiye kuba yakabaza ati se Elisa urakeka papa ari buze kuba ameze neza ra? Ubwo akana niko kureba mama wiwe karangije karamubwira ati mama, ati humura papa ni superhero ndamwizeye cyane, ati kandi uraza kuba ubyirebera. Arise niko kuba yabwira akana kiwe ati reka tube twakata dusubireyo banze njye najya kureba ko umugabo wanjye ameze neza, ati tutaza gukomeza tugenda tukaza gushiduka twisanze hari icyabashije kuba cyamubaho. Kugaruka ahangaha basanze papa ahagaze yemye ndetse ikigoryi kiri hasi yagikubise. Ubwo Arise yaje yirukanka n'akana kiwe atangira kubwira umugabo ati sheri, ati rwose uratangaje. Ka Elisa nako ati mama, ati nari nakubwiye ko papa ari superhero araza kuba yakubita iki kigoryi ndetse akaza kuba yacyangiriza akakigisha isomo. Ubwo Arise atangiye kuba yabaza umugabo wiwe cyangwa se Ben ati none se ubu ngubu tugiye kuba twamukoresha iki? Ben niko kuba yamubwira ati ubu ngubu tugiye kuba twamujugunya mu myanda, ati kandi imyanda igomba kujya mu myanda cyangwa se igomba kujya aho bamena imyanda. Ubwo akana ka Elisa niko kuba kabwira mama ati papa, ati reka nanjye mbashe kuba nabafasha,
ati tube twamusohora ahangaha. Disi barakwereka cya gicucu nuko bagisohoye mu nzu. Barangije bakinaga ahantu banaga imyanda, nacyo si ukwagera kiraryama. Elisa niko kuba yahindukira arangije abwira ababyeyi biwe ati ubu ngubu ubwo dusoze akazi cyangwa se ibyo twari turimo, ati twakisubirira mu rugo mama, ati twakisubirira mu rugo, ati nta kibazo. Barakwereka iki ngiki bamaze kuba bakinaga mu myanda, barigendeye bagisiga aho ngaho. Kumbe cyakangutse muri iyi si ya none, abantu ibyo babonye bose cyangwa se iyo bakuzi baba bagomba kugufotora. Batangiye kuba bavuga ati ariko iki gisore kirangambanza ari n'igisazi cyangwa se kikaba ari ikirwaye cyo mu mutwe. Ati reba ukuntu cyagiye kuryama mu myanda, ati kigasinzira nta kibazo gifite. Kumbe urunguru narwo rwagiye gukanguka rusanga telefone zirwuzuye hejuru, bari kuvuga ati mu mufotore tube twamushyira ku bitangazamakuru cyangwa se tumushyire ku mbuga barebe umusazi watorotse ibitaro akaba atazi ahantu yatorotse. Ubwo ngubwo niko kuba bagifotora. Barangije baravuga ati reka twigendere, ati n'ubundi twamaze kuba twafotora umusazi. Barakwereka muri ako kanya bamaze kuba bagenda bari kumufotora, hari telefone yahise yakira. Barangije baramubwira ati nubwo utashyingiranwe n'umukobwa wacu cyangwa se nubwo tutaguhaye umugeni ngo ube umukwe wacu, atari ko uyu munsi mu rugo hari ikirori, ati sinzi niba waza ukaba wakifatanya natwe, ati mu kirori kigiye kuba cyaba, ati kandi turi kuba twabigusaba, ati niwumva bikurimo ube waza, ati kandi niwumva utabishaka uze kuba wabyihorera. Ubwo cyatangiye kwiyumvira kiti Ben ibintu yabashije kuba yankorera yarangiza akaba yanaga mu myanda ahangaha, ati ndaza gutuma byishyura, ati ndaza gutuma byishyurira. Sinzi uburyo cyari buze kuba byabikoramo, ariko cyahise cyikiriza huti, ati ubwo ngubwo ndabizi araza kuba hari, ati nanjye ngomba kuba nahaba. Ubwo niko kuba cyabwira anko wakati anko ndibuze kuba mpari, ati ntuze kuba wagira ikibazo ntago mbasha kuba nagutenguha, ati kandi mu minota 10 ati ndibuze kuba mpageze. Barakwereka ahangaha mu rugo rwiza rw'abakire ndetse rusa neza rurimo n'abantu basa neza, bari babukereye baje kwirira no kwinywera inzoga. Kumbe barakwereka aho ngaho Ben wacu yari ari kwinjira na famiye yiwe ya Alice na Elisa, ndetse abantu bari aho ngaho batangira kuba bavuga ati uriya ni wa mugabo wa Alice w'umusabirizi, ati mbega umuhombyi w'umukobwa, ati gute yagiye gushyingiranwa n'umugabo w'umusabirizi, ati reba disco ameze maskini, ati nukuba mu rugo akita ku mwana ndetse akazana n'umugore mu birori by'iwabo by'ahantu hashashe cyangwa se hari amafaranga. Ubwo kugira ahangaha bahuye na papa w'umukobwa arangije abareba nabi, ndetse umukobwa atangira kuba yamubwira ati papa wari umeze gute. Ubwo ngubwo papa w'umukobwa niko ko yatangira kuba yamubwira ati nari nakubwiye ngo uze ahangaha wenyine, ati abangaba bameze nk'abapfuye, atubazanye hehe. Alice niko ko yamubwira ati papa atari ko uyu nguyu Ben ni umugabo wanjye, ati kandi Elisa n'umwana wacu, ati guteneye kubatererana, ati nkaza ahangaha njyenyine. Ubwo papa niko baba yamubwira ati uyu munsi ahangaha dufite abashyitsi b'imena kandi badusuye mu rugo rwacu, ati nta kanya k'amagambo mfite kuba navuga ahangaha, ati ngwino kandi ubasuhuze mu cyubahiro. Kureba neza ahangaha hari cya kigori bari bamaze gutimburira mu rugo rwabo bakakinaga mu myanda, ndetse nacyo cyari cyaje aho ngaho. Ubwo papa w'umukobwa yatangiye kuba yabwira umusore wacu Ben ahangaha ati se kwe waje kuwifatanya natwe ahangaha, ati si wakegera ameza cyangwa se nawe se wabanza wasuhuza abantu bari ahangaha, ati ubundi tukajya twabona twegera ameza. Ubwo ngubwo arakwereka umugore we yatangiye kuba yabwira papa we, yamubaza ati papa kubera icyo wari uzi ko ngiye kuba nazana n'umugabo wanjye twashyingiranywe mu mategeko ukaba watumira icyo kigori ahangaha. Kumbe barakwereka ahangaha hari umugore niba yari mukase cyangwa ari mukanyina simbizi, cyangwa se umugore ufasha papa we mu bibazo byiwe byo mu buriri, yari ari aho ngaho njye ntago nzi amasano cyangwa se ngo mbe naribabwira isano yari afitanye n'uwo mwana. Yatangiye kuba yabwira Alice ati rero mugomba kuba mwakubaha uyu musore uri ahangaha cyangwa se musanze ahangaha, ati kuko niwe wakagombye kuba warashyingiranwe nawe, atari ko reba aho uri, ati waramwanze ujya gushyingiranwa n'umusabirizi. Alice niko kuba yatangira kuba yarakara, arangije abwira umugore wari uri aho ngaho aramubwira ati uyu nguyu Ben ni umugabo wanjye binyuze mu mategeko, ati kandi ikindi ndamukunda, ati rero niba mukunda uwo musore muri kuba mwanshingira cyangwa se mwashatse kunshingira, ati kubera iki wowe udakundana nawe cyangwa se utarongorana nawe. Ubwo umugore wari uri aho nawe kamere niko kuzamuka cyangwa se isukari, atangira kuba yavuga atari kaga gakobwa kubera iki katubaha abantu gasanze ahangaha,
ati iyo niyo mico papa wawe yagutoje, ati ubwo mama wawe yapfaga, ati narakureze nzi ko uzaba umwana muzima, ati ariko reba ukuntu umeze, ati warandumbiye wabaye ikigoryi. Ubwo umugore yakomeje amuhagata ahangaha amubwira ati reka nkuhagatire mu gihe, ati wahisemo uruhande rubi, ati wahisemo umugabo utagira amafaranga n'icyubahiro, ati kandi ahangaha iwacu urabizi umugabo umeze gutyo, ati tumugereranya nk'imbwa ataba afite agaciro karutwa n'ak'imbwa. Wumva amagambo y'umugore wari uri ahangaha, amagambo yari ari kuba yabwira umuryango wa Beni. Ubwo ngubwo barakwereka yatangiye kuba yashimagiza cya kigori igihe kiri aho ngaho, akibwira ati ubundi niwe wakagombye kuba uri umukwe wanjye, ati kuko n'ubundi biragusa, ati ariko kubera ko aka gakobwa kabashije kuba kakigira agashano, ati uzakihorere mwana wanjye, ati uzibonera undi mugore utari iri shyano ry'umukobwa. Barakwereka ahangaha byasaga kuba batumiye Lisa aho ngaho byari nk'akagambane, ndetse na papa we yatangiye kuba yakisangamo, atangira kuba babwira umukobwa ati turakwinginze haba wakanga uwo muhungu muri kumwe, ati muhe divorce. Ubwo ngubwo bazanye ibyo kunywa bibiri aho ngaho, barangije bahereza cya kigoryi cyari kiri aho ngaho, ndetse batangira no kuba bahereza umukobwa wacu Alice bamubwira ati emera iki cyo kunywa cyangwa se unyweho, ati uraza kuba twemeje imbere y'amategeko ko ubashe kuba wakatira uwo musabirizi. Alice niko kuba yatsemba, arangije arababwira ati ibyo muri kuba mwanjyanamo ntago mubizi, ati cyangwa se ibyo murimo ntago mubizi, ati njyewe uyu musore, ati ntago namukatira, ati kandi murabizi njye nawe, ati turakundana. Ubwo igisore cyari kirahana cyo kwa ko cyari cyemeje kuba cyashinje cyangwa se cyasabye umusore wacu Ben ahangaha, cyakuyeyo akantu cyari cyazanye aho ngaho, kirangije kiravuga ati ni miliyoni y'amayuwani nabashije kuba nagura akantu karimo ahangaha, ati kandi ntako nabateganyirije. Kumbe ryaryo umugore yari iri aho ngaho yatangiye kuba yavuga ati oh my god, ati ubundi uyu yari we mukwe wanjye, ati umuntu urekura amafaranga atitaye ku cyo yarikuriye, ati kandi atitaye kuba yarikuriyeho, ati si ureba, ati naho uyu nguyu we, ati sinzi ibyo ambereyemo, ati ubundi gute wowe wisanze muri uyu muryango. Niko kuba yahindukira atangira kuba yabwira umukobwa wiwe atari Alice, ati waretse kuba umwana. Ubwo papa we nawe umujinya niko kuzamuka n'amasukari menshi, arangije atangira kohereza icyo kunywa umukobwa, amubwira tugomba kuba wakemera iki cyo kunywa, ati ugakatira iyo nzererezi y'umugabo wawe. Ubwo umukobwa nawe niko gutangira kuba yamubwira ati papa ntabyo nshaka, ati papa ntabyo nshaka. Ubwo umukobwa nawe umusore nawe niko gutangira kuba yabyivangamo, arangije asunika papa w'umukobwa. Ese urukundo rw'aba babiri ruzabasha kuba rwarangira gute ko mbona bisi bari gukomeza kuba barutega imitego? Ese Ben wacu na Alice bazakomeza kuba bakibanira? Dukorere subscribe utazakikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru, numara ube wadukandira kuri like, ndetse n'ube wakishimira iyi nkuru ube wadukandira kuri share, uyihereze bagenzi bawe mu buryo bwo kuba wabahereza inkuru nziza kandi zibashimisha mu buzima bwabo. Dusoje umuryango w'umukobwa Alice uri kuba wamuhatiriza kuba wanywa icyo kunywa kugira ngo abe yaha divorce cyangwa se gatanye umusore wacu Ben. Ariko Alice aratsemba aravuga ati papa ibingibi ntibyashoboka, ati njye sinakanga uyu musore kuko ndamukunda. Ubwo na mama wiwe waruburika niko yari ari kuba ari kwitotomba aho ngaho ati ugomba kuba wakanga uyu musore. Ese bizagenda bite? Amaherezo y'iyi nkuru azaba yahe? Ese uyu mukobwa azakatira uyu musore ko nawe amukunda cyane yamwigizeho ibamba? Ndetse natwe turabizi uyu musore wacu ntago ari umusabirizi, ni umukire, ahubwo nuko aba adashaka kuba yabigaragaza.